Mwiriwe bana nshuti zanjye, nitwa Kapiteni Moses, nkaba ngarutse kubacira umugani nanone. Uyu munsi ndabacira umugani w'inzovu n'ikinyogote. Kera habayeho ikinyogote cyari gitunzwe no kwiba ibiryo by'izindi nyamaswa. Umunsi umwe inzovu yisigira igihuru gitohagiye, izindi nyamaswa zigatinya kugikoraho. Ikinyogote cyumvise inzara ikirembeje, kigira inama yo kujya kwiba igihuru cy'inzovu. Inzovu itashije kurya isanga cya gihuru cyayo cyashizeho. Inzovu ibaza umugaragu wayo umuhari iti, ninde wandiriye igihuru? Umuhari uti, ashobora kuba ari ikinyogote cyabiriye kuko gikunda kurya ibitari ibyacyo. Inzovu ibwira umuhari iti, nukibona uzakimbwirire, ningufata nzaguhonyora kandi uzakereke ukuntu ikirenge cyanjye ari kinini. Bukeye umuhari uhura n'ikinyogote, ikibwira ko inzovu yavuze ko nigifata izagihonyora, ikereka ikirenge cyayo ukuntu ari kinini. Ikinyogote kiragisubiza kiti, sobuja ntago muzi, ariko ikirenge cye gitumye mutinya. Ariko se we aranzi? Umuhari uti, ntabwo akuzi. Nuko ikinyogote kireba ihwa rirerire riri ku mugongo wacyo, nuko kimuhereza umuhari kirawubwira kiti, genda wereke sobuja iri hwa, umubwire ko ari ryo hwa rito riri ku mugongo we. Nuko umuhari ujya kwereka inzovu iryo hwa, inzovu iribonye iheraho itinya ikinyogote. Nuko ikinyogote gikira gutyo, kuva ubwo giheraho kireka kwiba ibiryo by'izindi nyamaswa. Sinjye wahera umugani. Mbere y'uko ngenda, mwibuke gukora subscribe na share na comment kugira ngo ibiganiro byacu tukibishyiraho bizajye bihita bibageraho. Bye! Tuzasubira ku wundi mugani w'ubutaha. Turabakunda.